subiremo bosi wanjye Asiya yarinje nkuko twasuhuzanya duhoberana uri nyine nawe urabyumva sibyo nawe ntabwo imiterete yahise itangira ako kanya nanone yaramuhobeye nje mbyirebera yaramuhobeye arangije aricara ntabwo ikabutura yavuyemo nyine oya yari yambaye ikabutura bosi wanjye none arangije baricara baraganira mu kuganira ngiye baramamagaye ngo nshyushye amazi sibyo yo gukanda bosi ariko mbere yo kumamagara ngiye ariko nabyumvisha amahushuka ariko nyine ntiwakumva umuntu avuga ati ngo nyine ngo wamaye n'iki ntubure ngiye narabyumvishije numvisha amusaba niyo mpamvu ati ariko ntuzi icyo yamusabaga bosi yasabye Asiya imibonano genda bivuze ariko bari babonanye imibonano mpuzabitsina arabimwisabira akimara kubimusaba arabyanga ndetse yabyanze mu ijwi rivuga ati ntago ngewe nakora imibonano mpuzabitsina nawe none warangije aramubwira ati se kubona ibirenge babivuganaga wumva bari basa nkaho batangiye erega reka bundi n'abantu batumva mvuga gutya bakagira ngo ndabeshye batumva mvuga gutya bakagira ngo ngiye ndabeshye aho igikoni kiri hari nta metero zirimo yaho bosi wanjye muri salo bari bicaye ubwo Steven araza Steven cyangwa boss ngenda muvuga Steven kuko umuntu boss ubundi ni umuntu nyine izina boss ni izina boss nyine ni umuntu uba waguhaye utwawe kandi ngewe agiye akindimo n'amafaranga yego okay ariko ndakoresha izina boss ntago ndibwo njye gukoresha Steven okay nyine ndagenda nkora nyine amasuku buri kimwe cyose ndakoropa ndoza aho boss agomba kuba yaba araza nyine uwo munsi yaratashye abari mu rugo Asiya we none ahamagara Asiya aza kumureba mu rugo umunsi nari mari yego none warangije baraganira aramubwira ati ngewe ndumva nyine amaguru ari kundya ndumva nyine musaba yuko yamukanda amaguru yego rero nk'umukadogo barambwira ati cyushya amazi nyine mereze Asiya arebe ko yakandira boss amaguru kubera yuko yari ari kumurya mu by'ukuri narabikoze ndayashyushya ndetse nyashyira mu kabase ndayamuhereza Asiya agenda akanda boss none mu kumukanda nuko ngo iyi video twabonye yiswe yego video yo gukarisanya yafashwe uhari yego niwe wayifashe ntabwo ari njye wayifashe ni boss wanjye wayifashe ndetse iyo video inafatwa ngewe nubwo nari mpari ariko nari nagiye kugira utuntu nkora mu gikari ukuntu nge nabyumvishije numvishije Asiya ari guserera na boss wanjye hagaragara ubifitemo uruhare Pastor Mute ni ukuri kw'Imana nawe kabisa ubifitemo uruhare nta bugome ngewe mbikoreye ndi kuvugisha ukuri sibyo kandi uwunyumva wese namfate nk'umwikomye genda kadogo ndi umukozi wo mu rugo sibyo Pastor Mutesi ubifitemo uruhare rwo kugambanira Asiya ni wowe bisa nkaho wahaye pase Asiya reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi nongere mbashimire uburyo mukunda kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi nitwa Ezekiel Rukundo Kiranuka TV ndetse n'Umurage TV7 uyu munsi nakiriye Kadogo uvuga yuko yabaye Kadogo umukozi wo mu rugo mu gihe Steven yamaze ari hano mu karuhuko mu Rwanda kandi bigaragara ko ari mu rukundo na Uwanyana Asiya uyu Kadogo rero ni umwe mu bantu bohererejwe
na mama Pasiteri kujya gufata neza Steven, kumukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse hari byinshi uri buze kuza gusobanukirwa. Kadogo, tuguhaye ikaze. murakoze. Meze neza Kadogo? Yego meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi nagize umugisha wo kumva ko hari amakuru y'umwana wo mu Kadogo wakoreye Steven. Nifuza kugutumira, ndetse hari n'amafaranga akindimo. uze buri kumwishyuza. Ari amafaranga agiye akindimo pe. Reka tubyanzike gutya. Wageze kwa Steven gute? Murakoze. Ubundi ukuntu nageze kwa Steven, Steven ntabwo nari muzi. Namurangiwe n'umuntu witwa Asiya. Asiya niwe wandangiye Steven, ndetse anjyana n'aho yari kuba baye muri iyo minsi, kuhakora amasuku nko mu Kadogo nyine. Noneho warangije ndagenda nkora nyine nko mu Kadogo. Steven araza. Steven cyangwa boss? Ngenda muvuga Steven kuko umuntu boss ubundi ni umuntu nyine, izina boss ni izina boss nyine, ni umuntu uba waguhaye utwawe. kandi njyewe agiye akindimo n'amafaranga. Yego. Ariko ndakoresha izina boss, ntabwo ndibwo njye gukoresha Steven. Nyine ndagenda nkora nyine amasuku buri kimwe cyose, ndakoropa ndoza aho boss agomba kuba yaba. Araza, nyine uwo munsi yaratashye. Abari mu rugo, Asiya we none ahamagara Asiya aza kumureba mu rugo. Uwo munsi nari mari. Yego. None warangije baraganira, aramubwira ati njyewe ndumva nyine amaguru ari kundya, ndumva nyine musaba yuko yamukanda amaguru. Yego. Rero nko mu Kadogo barambwira ati cyushya amazi nyine mereze Asiya arebe ko yakandira boss amaguru, kubera yuko yari ari kumurya. Mu by'ukuri narabikoze, ndayashyushya ndetse nyashyira mu kabase, ndayamuhereza Asiya agenda akanda boss. Noneho mu kumukanda, ni ukuvuga ngo iyi video twabonye yiswe yego video yo gukarisanya, yafashwe uhari? Yego. Niwe wayifashe? Ntabwo ari njye wayifashe, ni boss wanjye wayifashe. Ndetse iyo video inafatwa, njyewe nubwo nari mpari ariko nari nagiye kugira utuntu nkora mu gikari. Ukuntu njye nabyumvishije, numvishije Asiya ari guserera na boss wanjye, baserera bavuga kuri iyo video. Njye ni nayo nzanya ahangaha, ndetse yateye urujijo n'abantu benshi. Bari guserera bapfa iyo video. Asiya abwira boss ati se iyi video uri kuyifatira iki? Wansabye kugukandira amaguru, nayagukandiye. Ndetse ngo yari anamusabye no kujya mu cyumba, ariko yarabyanze. Icyo yemeye ni ukumukandira amaguru kuko yari yasaga nk'ayabyimbye. Arabimufasha, arabimukandira. Numva nyine bari kubishwanira, ndetse hari nk'abantu bageze nko muri 5. Ndetse ndabyibuka n'umuzamu yaraje, ndetse nawe yari ahari. Icyo gihe na boss yatuguriye akantu, njye yamaye 10,000. Mu mbuga nkoranyambaga ni video yiswe video yo gukarisa. Babipfa, wumvaga bari gupfa wa Asiya ari kuburana yuko bamufashe video atabizi? Wumvaga ari iki cyari kigenderewe? Nyine ni ukuvuga ngo ikintu Asiya yabazaga boss ndetse bapfaga, yaramubwiraga ati se niyihe mpamvu cyane iki gitumye umfata ino video ndi kukumasa? Boss nyine arangije, nyine aratuza, araceceka, aramwihorera. Nyine bari gushwana. None arangije aramubwira ati tusiba rero iyo video. Ndetse nyine ni nayo nabonye kuri social media zitandukanye iri kujya. Ntabwo Asiya yari ameze nk'ari kumukarisa, boss niwe wamwisabiye ati nyine wankanze ibi birenge. Nyine abona yuko byabyimbye, amuha iyo service. Nta kindi gikorwa kiraha inyuma.
nta bindi bintu Asiya yari agamije ndetse n'ikimenyimenyi njye nta ruhande ngewe mbogamiyeho. Yaramusabye ati waje mu cyumba, Asiya aramuhakanira. warabyumvaga se? Njye narabyumvaga. ubwo se wari uri nka hehe? Njyewe nari ndi mu gikoni, nari ndi koza, ariko nyine nk'ukuntu numvishe bari kubi, nyine ari igihe urusaku rurenga ndetse nyine rukagera n'inyuma. wasanga waranabumvirizaga. Oya boss naho arabyumve ntago njye iryo kosa nabikora. Tekereza yuko nyine nazamu kwirira umwana nazamu nyine yaraje icyo gihe ibyo bintu byahabereye nawe abifiteho amakuru ndetse twarabirebaga. Boss icyo gihe yanatuguriye ndetse n'akantu. Yego rero mu bintu bapfaga ntago yamukarisaga, yamukoreye serivisi nk'uko yayimusabye, nk'uko nawe naza nyine mfite nk'igipfuko ni nk'urugero akubwira ati kinkurireho, amufata video Asiya no nabibonye aramubwira ati se niyihe mpamvu cyane iki gitumye umfata video, ndakwinginze yisibe. Barabipfa nyine, baraserereye se ku buryo wabonaga Asiya yarakaye. Hari icyo gihe byari bimeze gute? Asiya yari yarakaye kandi icyo gihe hari nk'abantu bageze muri 7. Yego nawe wibariyemo? Nanjye nibariyemo. Boss icyo gihe yanatugure n'akantu atubwira. ubwo se wowe nka Kadogo wari uri ku ruhande rwande ubona ibyo ngibyo biri kuko mu makuru amwe natohoje yego nuko Steven yabanje gusaba mama Asiya ko hagira serivisi y'imibonano yaba hagati yiwe nawe. Nibyo n'ubundi nakubwiye, yabanje nyine kumusaba yuko baryamana. Ntago guteretana, rega umuntu uza guteretana ntabwo aza ngahita gufata, hari process ndende nyine bisaba. We nyine boss we yaraje ikirega ibwira ibyo wiyumviye. Njyewe ku izina ry'Imana boss wanjye ahuri ndetse na Asiya nawe nyine niwumva yuko hari ahantu ndi kubeshya cyangwa ndi kubogama, Imana yo mu ijuru cyangwa n'amategeko amane, oya n'amategeko amane. Ariko nyine bitavuze yuko boss wanjye agiye amfitiye ideni, njye kuko nabyo nshaka kubivugamo. Ntago njyewe naje kuvuga ku by'iyi video, nyine nshaka no kuvuga ku mafaranga njyewe boss wanjye agiye anamfitiye. Okay, reka mu buryo natohoje amakuru ambwira yuko mama Asiya no kugira ngo atangire igikorwa cyo kumasa ibirenge yari serivisi yari asabwe yo kugira ngo atababaza Steven kuko yari amaze kumuprovoka ashaka ko hari ibyo ashaka. Asiya aramuhakanira, yari yamuhakaniye ambwira yuko ibyo bidashoboka, ari pasiteri niba hari ibyo ashaka kuzavugana nawe agaseke kazapfundurwa bashyingiranwe nk'umugore n'umugabo. Avuga ati basi ma serivisi basi unkandira iki ibirenge, baguhamagara ngo bashyuhirize amazi. Hari hashize umwanya ungana iki ubona mama Asiya amaze kugera aho hantu? Amaze ahageze hari hashize umwanya ungana iki ugereranyije? Hari hashize maybe nk'iminota 5. Ahageze yicaye atuje, namuhaye n'amazi yo kunywa. Nyine nabwo babimusabye, rega hari abantu ubona, hari nawe nyine nk'umuntu mukuru, hari ahantu ubona ukanyine ukahita ubona yuko isa nyine hari ikintu runaka nyine boss wanjye yaragamije. Ese iyo wabonaga umuntu w'umugore yinjiye mu rugo kwa boss wawe wahita gutangira kuba update no kuba maso utekereza yuko bari buze kugutoresha ubusurira? Oya nyine njye nk'umukozi ngomba kubaba hafi. Ngomba kubaba hafi. Nanjye wakiraga abashyitsi nyine bazaga kwa boss wanjye. Yego rero nyine Asiya ndamwakira, yamubajije icyo ashaka, avuga ko ashaka amazi. Noneho nyuma rero yo kumubwira ko ashaka amazi, boss wanjye arampamagara arambwira nshyira amazi kuri gaze nyine nzane abamukande. Nyine ndangije ndayazana, nyamara kuyazana baranambwira neke n'umureti, ariko ntabwo uwo mureti wigeze uribwa. Abantu bari kwitiranya iriya video n'ikintu cyakorewe mu gitanda, kavuga ko Asiya kumasa uriya mugabo yamumasirazaga mu gitanda, hari mu cyumba, hari muri salo, bari he Kadogo wacu twose nyibwirira amakuru?
ni ukuvuga ngo bari bari muri salo yego be kuvuga ati bosi wanjye ndetse na Asiya ngo bari bari mu cyuma nimureba neza intebe hasi isa n'ubururu muratandukanya intebe n'amaguru y'igitanda sibyo bari bari muri salo ndetse nanongere mbivugeho bosi wanjye Steven yabwiye Asiya amusaba yuko bakora imibonano mpuzabitsina kandi ibyo ngibyo nawe wirengera ntago ngiye ndi kurengera ndi kuvuga ibintu ngiye niyumvishirije sibyo ari nabwo yamusabye kujya mu cyumba Asiya arabyanga mu kubyanga kubera yuko yabonaga amaguru ye asa nkaho yabyimbye ndetse yakoze n'urugendo runini amusaba serivisi amubwira ati basi wankandiye ano maguru Asiya nicyo kintu yamwemereye abantu mangiye kujya kuyashyushya ndayashyushya ndayazana barabimukandira ndetse kubyiriya video rwose nta busambanyi bwabaye hagati y'ira video wenda ngo tube dutegereje ko hari video z'ubusambanyi zizaza ku izina ry'Imana nta busambanyi bwigeze bubaho ndetse barana Asiya yaserereye na bosi wanjye bapfa ira video yonyine nibyo bapfuye iriya video se yafashwe na telefoni ko bivugwa yuko hari akantu k'agakamera bosi yari afite mu gatuza gakominikana na telefoni niko byari bimeze koko ngewe ukuntu nabibonye bosi wanjye yari afite telefoni kwa kundi umuntu aba cyangwa shani wowe yabwiye kumufatira video ndarengana kado ni wowe ndarengana kuko urikije ku izina ry'Imana ndarengana oya kwa kundi umuntu aba urikije ukuntu uvuga ko ibintu tekinike diri wari uhibereye ari byo warebaga ushobora kuba ari we wari uri gufata video oya ndarahira ntabwo ngewe na Asiya ubundi arabizi ni ngewe niba ngewe ndi muri ibi bintu Imana yo mu ijuru imane ndetse n'amategeko akurikizwa gusa ngewe ikintu nisabiraga niba ino video iri bunagere kuri bosi wanjye Steven ngewe nibe naba ngombwa ndavuga n'amafaranga agiye andimo ayanyihere ngewe gerageze nyine kuba nyine muri no Kigali nakodeshamo inzu nanjye nkabasha kuba nayibamo rwose bosi wanjye niba uri bunaze kureba ino video ndakwinginze mudufara kuncecekesha kw'ibihumbi 10 nese ubu byagutunga ijoro rimwe byagutunga irindi ni ukuri pe ngewe nuza kuyibona uze kunyihera amafaranga yanjye asigaye twitandukanire neza sibyo kandi Imana niza kubigendamo neza video iraza kukugeraho unyihera ayo mafaranga nge nigendere sibyo mu byukuri nge sinje kuguteza urubwano kuri kamera kandi aho uri hose unabimenye ngiye mvugishije ukuri yaba ku ruhande rwa Asiya yaba no ku ruhande rwawe bosi Steven nta hantu mbogamiye urabizi sibyo yewe nago rero njewe ibi bintu ko biri kuzamo na Pastor Mutesi Pastor Mutesi we abizamo gute kuki bikekwa ko hashobora kuba harabaye akagambane hagati yiwe na Steven bagambanira mama Asiya nyine no kubera iki no kuvuga ngo Pastor Mutesi we na bosi wanjye babifitemo uruhare rwo kugambanira Asiya sibyo icyambere Pastor Mutesi ndamugaya pe kandi ndabizi yuko kugira ngo niyi video igere ahagaragara ubifitemo uruhare Pastor Mutesi no kuri kw'Imana nawe kabisa ubifitemo uruhare nta bugome ngiye mbikoreye ndi kuvugisha ukuri sibyo kandi uwunyumva wese namfate nk'umwikomye Gendi Kadogo ndi umukozi wo mu rugo sibyo Pastor Mutesi ubifitemo uruhare rwo kugambanira Asiya ni wowe bisa nkaho wahaye pase Asiya icyambere njyaho aho nyine ukuntu ngewe nabisobanura nuko kuri ngewe Asiya bosi yaramwisabye ngena nabisubiremo bosi wanjye Asiya yarinje nkuko twasuhuzanya duhoberana uri nyine nawe urabyumva sibyo
nawe ntabwo imiterete yahise itangira ako kanya nanone yaramuhobeye njye mbyirebera yaramuhobeye arangije aricara ikabutura se ntabwo ikabutura yavuyemo nyine oya yari yambaye ikabutura boss wanjye noneho arangije baricara baraganira mu kuganira njye barampamagaye ngo nshyushye amazi sibyo yo gukanda boss ariko mbere yo kumamagara njyewe ariko nabyumvisha amahushuka ariko nyine ntiwakumva umuntu avuga ati ngo nyine ngo wamaye n'iki ntubure njye narabyumvishije numvisha amusaba niyo mpamvu ati ariko ntuzi icyo yamusabaga boss yasabye Asiya imibonano njye ndabivuze ariko bari babonanye imibonano mpuzabitsina arabimwisabira akimara kubimusaba arabyanga ndetse yabyanze mu ijwi rivuga ati ntago njyewe nakora imibonano mpuzabitsina nawe noneho warangije aramubwira ati se kubona ibirenge babivuganaga wumva bari basa nkaho batangiye erega reka bundi n'abantu batumva mvuga gutya bakagira ngo ndabeshya batumva mvuga gutya bakagira ngo njye ndabeshya aho igikoni kiri hari nta metero zirimo yaho boss wanjye muri salo bari bicaye sibyo ku buryo kumva ibintu bavuga byaranyoroheraga gusa none se kubera iki Asiya aserera na boss wanjye sekirite wabuze impamvu yayisaza ese yaje ngiye muhamagaye nuko ibintu yaba zamu yaba njyewe yaba ndetse n'abo bantu bahari boss yaduhaye ruswa aratubwira ngo tubiceceke ahubwo njyewe ikintu njyewe gitumye nzanga kuri kamera ni ibintu ndi kumva Asiya njyewe bari kumuhohotera Asiya njyewe yarinjiye amereza inoti ya 2 tutazi umva amereza inoti ya 2 nyine yuko yanyishimiye tu ntabwo yayigwaga se mu rwego rwo kugira ngo ibyo uri bubone uzabiceceke oya nyine namuhaye serivisi nziza nk'umukozi wo mu rugo aramfasha amereza 2 ambwira ati kado nawe genda ushake akantu unywamo sibyo cyane yuko nawe aho yankuye arahaza sibyo ndetse na discipline njyewe ngira sibyo arayizi nicyo cyatumye anzana kwa Steven ndavuga Steven kwa boss wanjye nicyo cyatumye magera ariko ibyo byose byabaye ni kwa kundi nyine umuntu yiyumvira agenda ariko nyine nza kubona ku masocial media bari kubeshyera Asiya pe Asiya njye sindi kumuvugira ngo nuko yamfashije ngo nuko yampesheje akazi ahubwo ndagira n'ikintu mubaza nanamwisabira Asi kunzi njyewe Jonathan sibyo uzi aho navuye uzi ukuntu nari mbayeho ubuzima nari ndimo n'umutima mwiza wigirira wambabariye ukambwirira Steven akanyishyura amafaranga yanjye nje nkitahira iwacu nje nicyo kintu nkwisabiye nuza kureba n'iki kiganiro umbabarire uze kubinkorera nk'umuhungu wawe njya si yamufata nka mama wanjye ku izina ry'Imana wumve njyewe ukuntu ngiye mfata Asiya yamufata nk'umubyeyi wanjye hano imbere sibyo rero abantu ako biranano yiswe ikirara akitwa umusambanyi akavuga ati ntabwo umuntu w'umugore yamasa kuri uyu mugabo bari mu nzu kuriya batari buryamane ati buriya mwabibonye ukuntu nyakubahwa yuriya mugabo yari yabyutse nyine kandi yari yabyutse gusa nk'uko ubimbwiye niba koko wari uhari yego kandi induru zikaba zarabaye akaba ari nabyo byabaye intandaro itandukanya oya induru zabaye mbere y'uko boss wanjye yafashe video induru iba ari uko Asiya ari ndanarwo ndibwongera kuvuga Asiya ndavuga mama wanjye mu byumba sibyo bibi intandaro y'uko mama wanjye sibyo ashwana na boss wanjye bapfa iyo video hanyuma se uyu Steven video yayifashe agira ngo ize kuza kumufasha gutuma mama Asiya
nyine ni ukuvuga ngo njyewe n'ikindi kintu nibutse sibyo iriya video Steven yafashe bisa nkaho bari babigambanywe na Pastor Mutesi cyangwa cyari igikangisho ntago igikangisho cy'ike amakuru y'ibivugwa bivugwa ko kimwe mu ntandaro zabaye zitandukanya Pastor Mutesi ubushuti buri hagati ya Pastor Mutesi na Mama Sia nuko Mama Sia yahamagajwe kwa Pastor ngo Mutesi noneho ngo yagerayo Steven agashaka kumufosingira aho ngaho nabwo ngo ashaka imibonano ngo ko baryamana noneho ngo bita bihagarika umubano ngo asi icyo gihe ngo abaza Pastor Mutesi ngo se Pastor ugeze ku rwego unguririra ukantega abagabo nyine niyo mpamvu nkubwira ati kugira ngo habeho gufatwa video kwa boss wanjye ni boss wanjye wayifashe bwari uburyo bwo kwihimura bwari uburyo nyine bwo nyine navuga yuko bwo kwandagaza Asia boss wanjye we na Pastor Mutesi babikoze ku buryo bw'uko nyine namusaba imibonano mpuzabitsina akayimwima ni mu buryo buri nako bwakoreshejwe aka kanya kuko nta muntu utabonye video sibyo ni mu buryo bwakoreshejwe aka kanya kugira ngo bashyire hasi Asia yego umva reka nkubwize ukuri Pastor Mutesi njya numva abantu bamuvuga nabi ngiye navuga yuko nyine ari no bwa mbere ntabwo yigeze aza kwa Steven Pastor Mutesi yarahaje yarahaje nawe yamasaga Steven isi oye byiwe nawe simbizi kuko yazagaje gusura boss ariko nyine nawe yahaje gakeya ariko nyine yarahaje bari n'inshuti nge n'ukuntu nabibonaga bari basanzwe bavugana pe wese nta kavuyo byateje nta kavuyo pe nta kavuyo uwo munsi nariye n'inkoko gusa nyine ewana nyuma yuko imbuga nkoranyambaga zose zicaye kuri iri zina rya Madamu Nyakwigendera bavuga ko uri kirara ubande bwawe buragaragaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye babivuga ngiye nababwira abadukurikiye ikintu nababwira cyo mumbabarire mureke kwicira izina Asia mumureke wenyine ni umudamu sibyo witonda ndetse agira n'umutima mwiza aranafasha sibyo niba ari ibintu yapfuyeho na Pastor Mutesi be kuza nyine ngo babishyire ku karubanda babivuga no kuko n'abantu bakuru sibyo kandi nyine nago ino mihanda nagishaka nyine nagishaka amatiku sibyo nge niko nabivugaho be nyine gufata Asia nyine nk'umuntu w'indaya nk'umuntu nyine wakoze ubusambanyi na boss wanjye kiwe nicyo kintu nje kubabwiraho nisabira yuko yanamemba nge nkigendera kuko muri aka kanya nawo mfiteho kuba Kadogo reka dusozeze ahangaha kumva ibyo uvuze birahagije kandi ushaka kumva ukuri yabikuramo amakuru yuzuye ariko boss washobora kuba adafite nimero ya telefone cyangwa se akagira n'abandi bashaka kuguhamagara kugira ngo ubahereze ukuri kuri fact kubiri kuvugwa no kubyo nawe wivugiye ahangaha hari indahiro wagiye urahira hari uburyo wagiye ugaragaza ko ufite agahinda Mama Sia n'ibiri kumukorerwa abantu bakubona gutereye ubona kuri 07 kangahe 0790 10 22 98 ni Byiringiro Jonathan ndetse nawe mfiteho kuba mumfashe kabisa yego reka ngushimire dushimire n'abari badukurikiye tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka caho murakoze cyane.